Amen. Reka tubumbure Bibiliya zacu muri Yesaya mu gice cya 61 mwashyira agapapuro cyangwa ikindi kintu cyari cyo cyose kiza gutuma uhibuka. Hanyuma mu isezerano rushya ubumburiye muri Luka igice cya 4 tugiye kugenda turagerageza gucunguza uburyo umwete twige twihuta. Turashima Imana cyane ku bw'aya magambo. Murabizi ku cyumweru gishize twatangiye gukurikirana Yesu urugendo ku rugendo, intambwe ku ntambwe, dukurikirana ukuntu yatangiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Murabizi icyumweru gishize twari turimo kureba Yesu akirana na Satani mu butayu amaze iminsi 40 asenga. Ku munsi wa nyuma Satani aratinyuka araza aramusanga aramubwira ati byari byose dushobora gukora deal, dushobora kubyumva kimwe, dushobora kubyumvikanaho, uramutse upfukamye ukandamya rwose nanjye naguha ubutware bwose, ubu bwami bwose nkabukugabira. Haleluya. Uyu munsi tugiye kureba Yesu atangira kwigisha. Buriya uburyo Yesu yatangiye umurimo yatangiye neza cyane. Murabizi iyo abantu batoye umuyobozi uwo yaba ari we wese, niyo bohereje pastori muri paruwase, ikintu cya mbere iyo ugiye kuyobora abantu ubundi wagombye gukora no kubabwira icyo uje gukora, ukabaha disikuru porogaramu, ukababwira ngo ubwo nje iki ngiki n'iki ngiki n'iki ngiki, ubwo mwangiriye icyizere mukantora mugiye kubibona, tugiye kubizana. Haleluya. Na Yesu atangira kwigisha yarabanje atanga disikuru porogaramu, arabanza ababwira imbaraga agiye gukoreramo, arangije ababwira ibyo agiye gukora. Haleluya. Arababwira ngo mwahageze muri Luka ibice 4 guhera ku murongo wa 16, ariko ndasoma mpereye ku wa 18. Baratubwira ngo reka mere kuri 14 nubwo mubyumva neza. Twatangiye basoma 16 turavuga ngo ajya i Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi nk'uko yari amenyereye, arahagarara ngo asome. Aya magambo ndayakunda cyane. Bitwereka ko Yesu nawe yaba atuye i Kigali cyangwa atuye n'ahandi, nawe ku cyumweru yari kujya ajya guterana. Baratubwira ngo yagiye mu sinagogi nk'uko yari amenyereye, ndetse nk'uko Patrick na Claudine badusomeye ibice, nawe yajyaga asoma ibice. Bikwereka ngo mu sinagogi ntabwo yari umukristo cyangwa ntabwo yari umuyuda uraho ngo aze yicare gusa w'imbura mikoro, yakoraga imirimo. Ngo araza nk'uko yari amenyereye, ushobora kuba yari azi gusoma neza, bamuha igitabo ngo abe ari usoma igice, hanyuma arasoma. Ariko uwo munsi ngira ngo yarabatunguye, ngo arasoma arangije ahubwo arabwiriza. Baratubwira ngo bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya arakibumbura. Murabizi icyo gihe ibitabo ntabwo byari bikoze nk'izi Bibiliya zacu, byabaga ari imizingo y'ibitabo, bimwe babizingaga bifite ikintu kibirambura kugira ngo basome. Arazingura, ararambura, agera kuri iki gice aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansiga. Aya magambo ndayakunda cyane. Yesu yari afite imbaraga z'umwuka zamujeho ubwo yabatizwaga, ariko yari azi icyo yaziherewe. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri jye kuko yansigiye kugira ngo nkore ibikurikira. Muri iyi minsi dufite abantu ngo bafite amavuta ariko babuze icyo bayakoresha. Ubwo mu ndeba jewe ngo ndi umukozi w'Imana uriho amavuta, ko muri nazo utarimo kugira icyo yakoresha. Hariho nabifuza kugira imbaraga ariko batazi icyo bazazikoresha. Ariko Yesu we yaravuze ngo ubu mwuka w'Uwiteka ari kuri jye, yansigiye kugira ngo nkore imirimo ikurikira. Porogaramu ya Yesu yari irimo ibintu 5, nibyo ngiye kubabwira nk'uko yabivuze. Icya mbere aravuga ngo yansigiye kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza abakene. Icya kabiri ngo yansigiye kugira ngo mbwire imbohe ko zibohorwa. Icya gatatu ngo yansigiye kugira ngo mbwire impumyi ko zihumuka. Icya kane yansigiye kugira ngo mbwire abatsikamiwe n'ububata bwa Satani ko bagiye kubaturwa. Icya gatanu yansigiye kugira ngo mbwire abantu ko
ko bari mu mwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Haleluya. Ibintu bitanu ubundi kunze kubwira abantu ngo ibi ngibi Yesu yavuze ubuzima bwe bwose nibyo yakoze, amaze no kuzuka n'uno munsi nibyo agikora. Haleluya. Ubundi iyo uje mu rusengero muzabona kenshi mbabwira ngo dusengerane, buriya jyewe ndabyemera, kandi akenshi ndabasaba ngo mujye mutekereza, mwibaza ibintu, ntukaze mu rusengero ntacyo utegereje. Hari abantu baza kubera ko ari ku cyumweru, ntacyo ategereje, kandi iyo ntacyo utegereje ntacyo utahana. Ariko niba uzi yuko uje guterana n'abandi, ukaba uzi yuko uje guhura n'Imana, you should expect something to happen. Wagombye gutegereza ko hari ikintu kiri buze kuba. Buriya nkunda iyo Yesu yajyaga mu materaniro, nyuma yo kuzura umwuka, nibwira yuko mbere y'ahangaha twasomye yajyaga ajya mu materaniro ngo nk'uko yari amenyereye, ndetse bakamuha igitabo agasoma, yarangiza akicara. Ariko amaze kuzura umwuka byarahindutse. Iyo yinjiraga mu isinagogi baravuga ati buriya ubwo Yesu yaje, something is going to happen. Hari ikintu gishya kiri buze kuba ahantu. Buriya ubwo yaje hari ikintu kiri buze kuba, ndetse bigeza n'ahantu ngo abakuru b'amasinagogi n'abakuru b'abafarisayo n'abanditsi ngo bakajya bamugenza ngo barebe ko ari buze gukora ikintu ku isabato, kuko iteka ryose iyo yageraga ku isabato bakamubona yaje guterana, ubwo abantu bose bagiraga ibyiringiro, bakavuga bati wa mugabo ubwo yaje buriya hari ikintu kiri buze gukoreka, wa mugabo ubwo yaje araza kutwereka agashya, niba atari umuntu uri bukira indwara, hari uri buvemo umudayimoni, niba atari ibyo ngibyo hari inyigisho ari butwigishe zigahindura ubuzima bwacu. Bazaga iteka ryose hari ikintu bategereje. Buriya rero ibintu byatangiye gupfa aho twatangiye kubwiriza ubutumwa ntacyo abantu bategereje. You go to church, nothing happens. Ukajya ku rusengero ntihagire ikiba, ntihagire ikikubamo, ntihagire ikikubaho, ntihagire n'ikiba ku bandi. Ukaza ntacyo utegereje, ukaza gusa kuko ari ku cyumweru, ukaza gusa kuko uri umunyedini. Ariko reka mbabwire, igihe kirageze ngo dutangire guhembuka. Igihe kirageze ngo nitunasengerana, haleluya, ujye utekereza uvuge ngo mva ubwo Yesu ari hano. Erega buriya nuko tutamubonesha amaso. Hari abantu njya numva basenga bakavuga ngo mwami Yesu ngo ngwino uterane natwe, ngo mwami Yesu ngo ngwino ubane natwe. Mwabwira niko abo bantu, Yesu yarabyivugiye ubwe, aravuga ngo nzaba ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Wari wabona umuntu ubwira umuntu bari kumwe ngo ngwino ubane nanjye kandi bwicaye iruhande? Hari abantu bajya baza bakansanga hariya ku biro ngo twagushakaga, nti none wambonye, turimo turavugana ukambwira ngo uranshaka. Ushaka uta umuntu muri kumwe? Wenda ushobora kumbwira uti hari ikintu nifuza kukubwira, ariko ubwo turi kumwe wimbwira ngo uranshaka. Hari umuntu ushaka icyo afite? Mwe murabyumva ra? Ukabwira Yesu ngo ngwino ubane natwe, kandi Yesu yarakubwiye ngo nzaba ndi kumwe namwe. Ngo babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryanjye nzaba ndi kumwe, nzaba ndi hagati yabo. Ngo nimugende umubwirize ubutumwa nzaba ndi kumwe namwe. He's here, ari hano. Haleluya. Ubwo rero niba mwizera yuko ari hano, nimumutegerezeho gukora ibyo yavuze ko azakora. Haleluya. Nimumutegerezeho gukora ibyo yavuze ko azakora. Buriya tuzagenda twiga ayo magambo, reka ne kurondogora cyane kuri icyo ngicyo. Ariko muri no minsi hari ibintu Imana irimo kumwituraho, ikagenda imbwira ngo ariko buriya ntabwo mwakangukaho gatoya, ntabwo mwahugukaho gatoya mukandeka nkakora ibyo nababwiye ko nshobora gukora. Buriya ikibuza Yesu gukora nuko akora ibyo tumusabye kudukorera. Uzi yuko buriya mu gihe cya Yesu hari abantu benshi bari barwaye indwara kandi akanyuraho akagenda. Hari impumyi nyinshi zari ziriho mu gihe cya Yesu atigeze ahumura amaso. Hari abantu benshi bari bamugaye atigeze ahagurutsa kandi yabanyuzeho.
kuko yategerezaga ko bamubwira. Uzarebe n'abantu bose yakoreye ibitangaza. Baritimayo yaraje ahagarara imbere ya Yesu aramubwira ati mwene Dawudi ngirira imbabazi, mwene Dawudi ngirira neza. Amugeze iruhande aramubwira turashaka ko nkukorera iki. Kuko yashoboraga kumubwira ati kora mu mufuka umpe igikoroto akakimuha. Ariko Baritimayo aramubwira ati icyo nshaka ndakizi, ndashaka guhumuka. Yesu aramubwira ngo noneho nibibuka ushaka humuka. Haleluya. Ibyo Yesu azagukorera nibyo wemera ko ukeneye. Hari abantu benshi biriya bintu bitanu Yesu yavuze nibyo tugiye kuganiraho. Reka mbanze mabwire ikindi kintu kimwe. Icya mbere nuko aba bantu bose avuga, bariya bakene, bariya baboshywe, bariya bahumye, bariya babaswe, ni umuntu umwe. Ziriya kategori zose zirangwa n'ijambo rimwe ryitwa umunyabyaha. Umunyabyaha wese, ndavuze ngo umunyabyaha wese ni umukene. Umunyabyaha wese ni imbohe. Umunyabyaha wese ni impumyi. Umunyabyaha wese aratsikamiwe. Umunyabyaha wese akeneye imbabazi z'Uwiteka. Haleluya. Kuko buriya abantu benshi, reka duhere ku bakene. Umuntu wese uba mu byaha ni umukene muri icyo ngicyo akoramo ibyaha. Hari abantu bafite ubukene bw'ikofi, ubukene bwo mu mufuka. Hari n'abandi bafite ubukene bwo ku mutima. Ubukene bwo ku mutima. Ikikubwira umukene ahora yifuza icyo adafite. Ikizakubwira ko abantu bakennye kandi bakize, nta mukiro uba ku isi. Umuntu yubaka inzu imwe yamara kuyuzuza ntanyurwe, akarwara icyo bita hangover. Muzi icyo bita hangover mu Cyongereza? Akongera inyota watewe n'ibyo wagezeho. Hangover. Ukagenda ukanywa inzoga, kumva washize inyota, bugacya mu gitondo uri umukene ku muhogo kuruta mbere. Babwira ati inzoga bucya yateye inyota. Hangover. Siko bimeze? Ukagura imodoka imwe ukayigendamo, ariko madamu kubera ko ugomba kumujyana ku kazi ukarwara hangover yuko madamu nawe agomba kugiriye. Ukayigura, wamara kuyigura ugasanga n'abana bagomba kujya ku ishuri, ukagira hangover yo kugura imodoka ijyana abana ku ishuri. Wamara kuyigura ugasanga ukeneye kamyoneti yo gutwara ibyatsi bijya kuri farm. Hangover igahora iteka ryose, ugahora ufite inyota y'ibyo ufite. Kuko buriya kugeza igihe uzabona Imana ikakubwira ngo mva, nyurwa n'ibyo ufite. Ubundi umutima w'umuntu ni umukene, uhora uvuga ngo mpa. Ugashyiramo inzu imwe mpa, ugashyiramo iya kabiri uti mpa, ugashyiramo iya gatatu uti mpa. Ntabwo umutima w'umuntu ujya unyurwa kereka iyo wicayemo Imana. Duhora turi abakene. Kandi igitutera kuba abakene nuko Satani yatwibye umunezero aradukenesha. Buriya nimureba muri Bibiliya muzabonamo abantu b'abakene kubera ko Satani yabanyaze. Satani yagize ati yarabanyaze. Muzi umuntu ngo wamanutse Yerusalemu ngo agenda agiye Yeriko, ngo asanga abajura mu muhanda, ngo baramukubita, baramucuza, bamwambura ibye byose. Ibyo nibyo Satani yakoreye abantu, akwambura ibyawe byose. Burya umunyabyaha ni umukene. Si umukene w'ikofi. Lazaro yari umukene ku mafaranga, ariko afite ubukire ku Mana. Umunsi yapfuye azamuka ajya mu ijuru. Umukire babanaga yari umukire ku mafaranga, ariko ari umukene ku Mana. Umunsi yapfuye ahitira mu muriro. Nta nubwo yajyanyweyo na Lazaro. Abantu benshi bajya babeshya ngo cyatumye umukire ajya mu muriro ngo nuko atafashaga Lazaro. Yagiye mu muriro kubera ko atakundaga Imana. Lazaro ntabwo yagiye mu ijuru kubera ko yari umukene. Hari abantu rero b'abakene bambe barabashutse ngo buriya rero ubwo muri abakene ngo ijuru ni iryanyu. Muri kuye hehe? Ibyaha byinshi bikorerwa hano hanze bikorwa n'abakene. Ni bande basambana? Abenshi basambanira ubukene. Kabona umukobwa mwiza rwose w'inkumi munini ufite ibiro 50 na bingahe, bamuguze telefone idafite n'ikiro kimwe kuko ari umukene. Umuntu akaguha amavuta ukayisiga ariko ntibikubuze kugira umwera kuko bucyana none ugifite inyota y'amavuta.
kuvuga ngo twarasambanye kuko yampaga amavuta ukagurwa amavuta ungana utyo kuko uri umukene. Ubukene butera ibyaha kandi n'ibyaha bigahindukira nabyo bigatera ubukene. Ibyo no kumbwira ngo abakene ngo bazaraga ubwami bw'ijuru, abakene Imana yavugaga nabo umutima ni ba Lazaro. Ntabwo Lazaro yagiye mu ijuru kuko yari umukene, yagiye mu ijuru kuko yizeye Imana. Haleluya. Ariko ubundi ibyaha bitera ubukene, birakenesha. Kandi ikintu kibabaje nuko Satani yamaze kukwambura. Yesu yaravuze ngo naje kubwira ubutumwa bwiza abafite ubwo bukene, ndenda kukubwira uyu munsi ngo bya bindi byose ushaka, bya bindi iyo hangovu uhorana, uva kunywa inzoga ubukene bukiyongera, ubwo mu mufuka n'ubwo ku mutima ndetse no mu mihogo. Umuntu warayanyoye agira inyota iruta iyo yari afite mbere yo kunywa. Siko bimezera? Uragenda buri kintu cyose, umuntu udafite Imana ahora mu bukene. Reka ne kubitindaho, namwe murabizi. Ahubwo isuzume urebe ko muri abo bakene utarimo. Abantu bahorana umutima wifuza, ukifuza n'ibyo ufite. Ikintu gikurikira Yesu aravuga ngo naje ngo mbwire imbohe ko zibohowe, kuko iyo Satani amaze kugukenesha aguhindura imfungwa. Buriya abantu benshi mugenda ku isi, abantu benshi mubona ku isi ni imfungwa, ni prisoners. Ni imfungwa mu mitekerereze, ni imfungwa mu mikorere, ni imfungwa mu mibanire, ni imfungwa kuko ntabwo ari bo bitegeka. Ikintu cya mbere umuntu wese ufunze atakaza ni freedom. Atakaza uburenganzira bwo kwitekerereza, atakaza uburenganzira bwo kujya aho ashaka. Buriya abantu benshi banakubwira ngo jewe ngo ndigenga ngo nditegeka, ntabwo witegeka. Mpora mbibabwira hano, umuntu aragenda agakorera amafaranga, ni umufundi, yasize mu rugo rwe bashonje, yasize abana bagomba kujya ku ishuri, bakamuhemba amafaranga akayashyira mu mufuka yayavunikiye, akagenda kubera ko ntabwo yigenga, ntabwo yitekerereza. Shebuja witwa Satani akamubwira ati aya mafaranga ntuyagerane mu rugo, agahitira ku kabari akagura icupa rimwe akarinywa, inyota ubwo ishobora kugabanuka. Ariko Satani akamubwira ati no, rimwe ntirihagije, akanywa irya kabiri. Yagera ku rya gatatu, Yohana akaba arinjiye ati Yohana nawe baguha icupa. Igihe batararirangiza Pawulo nawe akabaraje, na Pawulo akamusengerera. Hanyuma Mariko yakwinjira akaririmba mu mpagakaye. Yahagurutse mu rugo rwe bashonje, agiye gutaha. Noneho nagera mu nzira atari umujinya kuko shebuja umutegeka aramubwira ati nugera mu rugo umugore noneho arakubamba. Agatangira kwitoratoza, agatangira kubona ibitagenze neza, agatangira gufunga isura, akaza avuga nabi kugira ngo batagira icyo bamubaza, kuko ni imfungwa, ni imbohe. Erega benshi namwe niyo muje hano mu rusengero muza muziritse. Kera iwacu twajyaga tuzirika inkoko mu gihe cy'ibishyimbo, tukazirika inkoko kugira ngo ze kujya kurya ururabo rw'ibishyimbo. Ariko ururabo rwamara gushiraho ibishyimbo byabaye imiteja, bakazizirika imigozi bakayizitura kugira ngo nizeramuka zigiye mu bindi bishyimbo bitari byarangiza guterera baze kuzifata. Inkoko ikagenda rwose ifite freedom, ikagenda. Ariko wabona igiye kurenga ngo ugiye muri wa muri mugakandagira umugozi, kongera ukayikurura. Abantu benshi Satani amera nkaho yabarekuye, ariko muza mu rusengero mugifite imigozi, akandagira akabakurura akabagarura. Ujya kumva umuntu arakubwira ngo jewe ngo kurumva pastor ngo nyine ngo nakundanye n'umukobwa, kamura se ubundi gukundana n'umukobwa hari icyaha kirimo? Ngo ya nyine ngo si ibyo mvuga, ngo nyine urumva nawe urabizi, ukamenya ngo umugozi wa Satani waramufashe arawukurura. Abambwira gutyo baba barateye inda, kenshi niko biba byagenze. Ariko icyo nenda kubabwira, imbohe za Satani, Yesu aravuga ngo icyanzanye ku isi ni ukubwira aba bakene yuko hari inkuru nziza, ni ukukubwiriza imbohe ngo igihe cyanyu cyo kubohoka ni iki ngiki. Haleluya. Kandi izo mbohe nanone ni nazo mpumyi. Biriya bintu byose Yesu avuga ni uburyo bwo gufata umunyabyaha akavuga ati erega burya umunyabyaha ni umukene, kandi burya umunyabyaha ni imbohe, kandi umunyabyaha ni impumyi. Ni impumyi, ngo no kubwira impumyi yuko zihumuka. Siko burya abanyabyaha bo ni impumyi pe. Impumyi do hariya hari amavaze meza uyu munsi abiri
abana bayahitanye kubera iki bagenda batareba kandi bo ntibazi n'agaciro k'ibintu genda nyine akagisitaro kikikubita hasi kikaba kiramenetse ko nabo bigendera nk'impumyi wabonye ko abana bigendera nk'impumyi bagenda bakandagira ibintu kubera ko ubwenge bwabo nta w'icyabareba yarangamiye ikintu imodoka ishobora kubiza yirukanka cyane wagakorosinga umuhanda imodoka ikamukubita kugeza uriya mwana ntiyabonaga imodoka we ni impumyi ntabona buryo ubuhumyi isuku budafite amaso isamake bayiroba ikanuye bayiroba ikanuye ikizayica ibikireba irakanuye bakayiroba bakayibaga ikanuye bakayotsa ikanuye bakayirya ikanuye n'abakristo benshi nuko satani yabagize abaroba nk'amafi bakanuye jewe reka mbabwire ndatangara cyane ukuntu abantu batabona akicara iruhande rw'ibintu ariko atabona pe aho urugero rutoya nkunda umugabo arongora umugore mwiza uriya rero nge ntangarira ubwiza bw'abagore ko nyine abagabo niko turemye hari igihe mu biro byanjye haza umugore akicara rwose nkumva ari n'umugisha ko umugore usa gutyo yaje kundeba ubwo aba ari nka dekorasiyo muri office kabona pe hari yindi noneho yatangira kukubwira ibibazo afite akabwira ati umugabo wanjye anca inyuma ukamureba umugore usa nk'uyu nguyu bamuca inyuma ubu se umugabo umuca inyuma ajya gushaka umugore usate ariko ni impumyi ntabwo akibona uburanga bw'umugore we kuko satani yamuhumye amaso umunyabyaha burya abanyabyaha benshi ni impumyi mva muzabyitegereze namwe niba mbeshya muzabibo impumyi yicara ikangiza ibintu bye ubundi impumyi igenda hano yagenda ikwatahwata ibyo ukandagira bikandagira si umuntu ntabwo abona ko arimo kwiyangiriza umuntu asiga umugore mwiza nk'uyu nguyu akajya gushaka rero n'abagore nabo ni kimwe ntimugire ngo muri shyashya kabona kabisa umugabo rwose uri handi usoma umeze neza umugore agavuga ati buriya rero giye ubwo ndeba uriya mugabo namuciye inyuma muci inyuma kandi usoma usa kuriya koko kuko ni impumyi Yesu aravuga ngo aba bantu bose babakene ku mutima aba bantu bose b'impumyi aba bantu bose satani yagize imbohe naje kugira ngo bahumuke babohoke babe bazima babe delivered haleluya murabizi buri ikintu cya mbere satani akora ahuma abantu arabahuma yarangiza akababoha yarangiza akabazirika yarangiza akabakoresha icyo ashaka kandi icyo abakoresha ntabwo ari cyiza niyo mpamvu Yesu yavuze ngo naje urebe nuza kategori ya 4 naje kubohora ibisenzegeri rya jambo ry'igisenze ni umuntu wakubiswe agakubitwa agahondwa akacucumwa akaba igisenzegeri abantu benshi mubona ni ibisenzegeri barashize ni imishire yigendera ariko Yesu akavuga ngo aba bose mbazaniye ubutumwa bwiza mbazaniye inkuru nziza abari impumyi ngiye kubahumura kubera ko Bibiliya yatubwira ngo bari abantu bose mubona bagenda hari ahantu Paulo yandikiye abakorinto mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 4 aravuga ngo niba ubutumwa tubwiriza butwikiriwe ngo butwikiririwe abarimbuka abo mwamutegeka ikirere yahumye amaso ngo batamurikirwa n'ubutumwa bwiza batabona ishusho nziza ya Kristo ari we shusho y'Imana amen tasiye ngwino hano nkwereke nongere ngukoreshe ikigereranyo hanyuma nsoze buriya ibyo Yesu atubwira ngo aba banyabyaha bose mubona ngo ni imfungwa za satani yarabafashe abazirika amaboko abafunga imigozi ntaho ibyo bitari bihagije hanyuma arangije akabajyana aho ashaka imbata za satani aragenda akandagira ibintu aragenda agonga ibindi ubuzima bwe yabushyize mu kaga ashobora kurenga
arateza za aksida mu buzima kuko ntacyo abona. Ni impumyi. Bibiliya ikatubwira ngo niba mubona abantu benshi bagenda ari impumyi suko babishaka, ntabwo babigambiriye, ntabwo babyifuje. Ni abantu Satani yahumye amaso ngo batamurikirwa n'ubutumwa bwiza. Ni abantu Satani yaboshye arabafunga amaboko ngo badakora ibyiza. Ni abantu Satani ajyana habi. Buriya murekuye wabona nyine uko Satani wabigenza. Ntugire ngo Satani we nta muwashyiramo. Iyo amugejeje hano aramubwira ati ariko simbuka bakurebe, bakamubona ari hariya amenyo yashizemo ngo yarari. Wari wabona umuntu woga muri kaburimbo ku manywa agatimbira ngo yabonye uruzi, ukabona amenyo yashizemo. Bateze byagenze bite ngo nabonaga ari uruzi ruri imbere yawe. Hanyuma Yesu akavuga ngo dore icyanzanye mu isi no kugira ngo impumyi zihumuke. Haleluya. Ariko iyi mpumyi ishobora guhumuka, ariko iracyafite imigozi, iracyaboshye. Akavuga toya ibyo ngibyo nabyo ni mu mubohore kugira ngo agire umudendezo nyamudendezo, ashobore kwitera hejuru avuge ngo ubu narabohowe. Haleluya. Ndashaka kubwira impumyi ziri hagati muri twebwe, ndashaka kubwira imbohe ziri hagati muri twebwe ngo uyu munsi icyazanye Yesu, ibyo yavugaga yaje gukora n'ubu aracyabikora. Ndashaka kubwira ngo wowe wicayemo hano, ibyakugoye, ibyakunaniye, Yesu aravuga ngo naje gutangaza umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Naje kubwira abantu ko igihe cyo kubohoka ari iki ngiki. Naje ngo imbohe zibohorwe, naje ngo impumyi zihumuke, naje ngo abari bisenzegeri bongere babe bazima. Haleluya. Ariko abantu sinzi, ariko n'ukubera ubwo bukene nyine umuntu akaguma muri ibyo ngibyo, ubukene bw'uburyo bwose, ubutindi bw'uburyo bwose. Ariko Yesu akavuga ngo icyanzanye mu isi, kandi uko Yesu yari ari kera, uko yari ari ejo, niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Aracyabohora ibisenzegeri, aracyahumura impumyi, aracyahagurutsa abaremaye, uwo Yesu tuvuga uko yari ari mbere na mbere n'ubu niko ari, niko azahora iteka ryose. Mwambwiye ngo amen. Kandi yarangije kubikora niho nsoreje. Mujye muri Yesaya 61 umurongo wa 3 aravuga ngo yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Haleluya. Kuva mu kuba igisenzegeri ugahinduka igiti cy'inganzamarumbo gihesha Imana icyubahiro. Umurongo wa 4 akavuga ngo nuko bazubaka hasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Wenda ubuzima bwawe umeze nk'itongo, wenda ubuzima bwawe umeze nk'inzu yasenyutse, wenda ubuzima bwawe umeze nk'igihuku harimo ibihunyira. Ariko uyu munsi Yesu arakubwira ngo ngiye kukuzura nurangiza usana hasenyutse. Ngiye kukuzura nurangiza usenye urwo rugo rwawe rwasenyutse. Ngiye kukuzura nurangiza usubira iwanyu wiyunge n'umuryango. Ngiye kukuzura nurangiza wongere ugende wemye. Haleluya. Niba wumva umwuka w'Imana avugana nawe akakubwira ngo uyu munsi ubu n'ubutumwa bwawe, uyu munsi ni wowe mbwira, uyu munsi ni wowe nshaka, mbabarira uzamura ikiganza huri ubwira Imana ngo Mana, ndarambiwe kuba igisenzegeri, ndarambiwe kubaho ndi imfungwa ya Satani, ndarambiwe kubaho ndi umunyururu, ndarambiwe kubaho ngenda ndi impumyi. Humura amaso yanjye ngubone. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe mu maraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Dore uko nje nihebye, ibyaha n'ibyi
byinshi byose ndabikuzaniye binkureho nditabye Yesu ndaje gukiza amaraso wavuye zamura ikiganza cyawe aho uri ubwira Imana uti Imana uyu munsi muzamura ikiganza unzahuraho ndi satani yanyoretse. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, ubwo isi yari itunaniye, ubwo satani yari aturembeje, yaratugize imfungwa, yaratukenesheje, yaraduhumye amaso, yaraduhondahonze. Mwami Yesu waramanutse uraza udusanga muri gereza y'isi, uraza uremera udusangamo, uraza usa natwe kugira ngo ushobore kutubohora. None urebe ibiganza bizamutse imbere yawe, uca imigozi yose, uhambura imigozi yose, ukureho ibipfundikizo bya satani byose, kugira ngo abantu bashobore kukubona, bamurikirwe n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Uca imigozi satani yabafatishaga kugira ngo bashobore kugira umudendezo nyakuri, uhindure imitekerereze yabo kugira ngo bashobore kugendana nawe, kandi nurangiza ubaho ubugingo kandi ubahe bwinshi, ubakure mu bukene bwabo bw'umutima, bwabo bw'ibitekerezo, bwabo by'imyumvire, bwabo bw'imibereho, bwabo imibanire n'abandi. Mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo, uyu munsi tuzamure, uyu munsi tuzahure, uyu munsi tuzigirire neza. Ubejesha amaraso yawe, urebe ibiganza byose byazamutse imbere yawe, weze imitima y'aba bantu bose, nurangiza ubambike imbaraga z'umwuka kugira ngo bagendere mu mudendezo, babe nka bya biti byatewe byo kuguhimbaza, kandi babe babandi basa n'ahasenyutse hose. Wumve gusenga dusengeye aha ngaha, ubane natwe tugirire neza, ukomeze kudukomeza mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.